reka dukomereza aya makuru mu makuru ajyanye n'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Nibyo imyaka 20 irashize uyu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba wongeye kuvuka. Abaturage ndetse n'abakurikiranira hafi politiki y'akarere bemeza ko ufitiye inyungu nyinshi abatuye ibihugu bitandatu biwugize nubwo hakiri imbogamizi. Gusa ngo baracyagaragara imbogamizi zitinza imwe mu mishinga y'icyerekezo cy'uyu muryango ikeneye gushakirwa ibisubizo byihuse. Pasco Buhura na Innocent Gisa baganiriye na bamwe muri izi mpuguke. Tariki ya 30 Gushyingo 1999 abakuru b'ibihugu bya Tanzania, Uganda na Kenya icyo gihe nibwo basinye amasezerano yatumye umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC uvuka bwa kabiri. Ni nyuma yuko wari warasenyutse mu 1977 ku isabukuru yawo y'imyaka 10 icyo gihe. Muri 2007 nibwo u Rwanda ndetse n'u Burundi byinjiye mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba, bituma ibihugu biba bitanu by'ibinyamuryango. Muri 2013 nanone hinjiramo Sudani y'Epfo. Uyu muryango uracyafite imbogamizi nyinshi, ariko ngo hari byinshi bimaze kugerwaho mu koroshya ubucuruzi, imigenderanire ndetse n'ubuhahirane. Mu myaka 20 ishize ngo hari inyungu abatuye aka karere kari ku isonga ry'uturere dufite umuvuduko wo hejuru ku rwego mpuzamahanga mu bukungu zitarenzwe ingohe. Byoroshya imigenderanire, urabizi nko kwambuka ugiye nko muri Tanzania, kubera ko turi muri East Africa ntabwo utinda, uragenda bakaguterera ku mupaka winjira ugenda. Umuntu kama hivi mfano sisi tunakuja huku Urugero natwe iyo tuje ino abanyarwanda batwakira neza cyane, nabo bazi iwacu muri Tanzania tukabakira neza. Bo usanga bazi imbogamizi ziri iwacu, bazi bitubangamira tukabibagaragariza. Nk'ubu itangazamakuru dusaba ko byahinduka. Tunawaambia jamani kuna hili na hili nataka lirekebishwe. Ukitoka kule Tanzania, iyo wambutse uvuye Tanzania uraza ugakomeza ku ruhande rw'u Rwanda, waba uvuye ino nabwo ugakomeza ku ruhande rwa Tanzania. Uko koroherezwa nibyo tubona bitandukanye no ku yindi mipaka. Boda nyingine Mipakani hamna shida. Ku mipaka nta kibazo, urahagera ukerekana pasiporo yawe ukababwira igihe izahamara, bakagutereraho kashe ukikomereza. Saini unapita. Kera umuntu yavaga Dar es Salaam cyangwa se container guhaguruka Dar es Salaam kuzagera Kigali ugasanga iciye ku minzani irenga nk'irindwi, ngira ngo yarengaga nk'irindwi kugera ku Rusumo. Ako biciye nyine muri ibiganiro bya East African Community, abantu bagiye abayobozi b'ibihugu bagiye baganira ndetse n'izindi nzego mu buyobozi bw'ibihugu, hasigaye imizani 3 gusa. Mu cyerekezo rusange intego enye arizo guhuza gasutamo, gushyiraho isoko rusange, kugira ifaranga rimwe ndetse no gushyiraho leta imwe byagombaga kugenda bishyirwa mu bikorwa intambwe ku yindi. Kugeza amagingo aya intego ebyiri zamaze gushyirwa mu bikorwa hagati ya 2005 na 2010, mu gihe amasezerano yasinywe muri 2013 atanga umurongo mu kugira ifaranga rimwe ry'akarere mu gihe cy'imyaka 10, bikazakurikirwa no kwihuriza muri leta imwe. Cyakora ku bacuruzi ndetse n'abasesenguzi ba politike n'ubukungu ngo mu gihe cy'imyaka 20 ishize haracyagaragara ibibazo bitandukanye. So ibibazo rero bihari bituma ibyo byose bihagarara, ndetse n'ibyo byose tuvuga ko byarangiye bigenda bihura n'ibibazo bimwe. Bihura n'ibibazo yewe ku giti cyanjye mbona bituruka kuri kubwikanyize bw'ibihugu runaka bigize iyo East African Community. Hari ukwiyekanyiza abantu ugasanga ko kugira ngo barekure ibyo bemeje, bamwe bakabigiramo intege nkeya, bakikunda batubanza tuzabatubuza ibi. Washakisha ibyo babuze ukabibura. Imbogamizi ya mbere ni ibyo ko hari ibihugu ngo bigera aho ugasanga bitumvikana. Nanoza nikore twavugaga yageze aho porogaramu zari ziriho zarapfuye kugeza ubu ngubu. Ikindi cya kabiri cy'ingorabahizi iriho cyane, umutungo wa East African Community, amafaranga akoresha menshi nava mu baterankunga. Icyo rero ni ikintu kibi cyane gikomeye cyane. Aka karere gafite ubuso bungana na kilometero kare 2,199 n'ibice 4 n'abaturage basaga 1,177,000, bivuze ko ari isoko ryagutse. Gusa
ubucuruzi hagati y'ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba buracyari munsi y'igipimo cya 20% ugereranije n'indi miryango nka SADC, aho ubucuruzi bw'akarere bugera kuri 46%. Bivuze ko hakiri urugendo rurerure. Ku bibazo bihari ngo hakwiye gufatwa ingamba zihamye, kuko abahomba cyane ari abaturage. Kugira ngo igihugu kijye muri East African Community hari ibyo kigomba kuzuza. Kimaze kwinjiramo bya bindi kigomba kuzuza ntikibyuzuze. Ni byiza ko cya gihugu bagihagarika mu gihe runaka kugira ngo bagisabe kwikosora, cyangwa se ntibagihagarika bahagarika bimwe mu burenganzira bari bafite muri East African Community, bakabihagarika bagasaba yuko bongera kwisubiraho, hanyuma kwisubiraho bakongera bakabasubizamo. Yaba abasesenguzi ndetse n'abaturage ari nabo uyu muryango kuri ubu wubakiyeho cyane, icyo bahurizaho nuko hejuru y'ibibazo byaba bigaragara nyuma y'imyaka 20 uyu muryango udashobora kongera gusenyuka, kandi ngo icyizere nuko ibyo bibazo bizakomeza kuganirwaho bigashakirwa umuti urambye. Pascal Buhura, Televiziyo Rwanda.